What napkin? Reka twongere tubasuhuze mwese abadahwema kudukurikira gatanu ku kandi uko bukeye n'uko bwije. Turabashimira cyane cyane uburyo mukomeje kutwigaragariza cyangwa se uburyo mukomeje kudushyigikira mukanda subscribe ku biganiro byacu uko bitambutse umunsi ku munsi mukabikurikirana gatanu ku kandi. Uyu munsi tugiye kubagezaho amakuru yihuse, amakuru yabereye i Rubavu, impanuka y'imodoka nini cyane yari itwaye ibinyobwa bya Bralirwa. Uwo mwumva ubagezaho amakuru ni Ildefonse Habimana, ndabasuhuje. What napkin? Rubavu, imodoka ya Bralirwa itwaye inzoga yakoze impanuka zirangirika cyane bikabije. Mu karere ka Rubavu, mu murenge wa Nyakiriba, mu kagari ka Gikombe, mu mudugudu wa Rugerero, kuri uyu wa mbere tariki ya 23 Nzeri 2024 habereye impanuka y'imodoka yari itwaye ibinyobwa bya Bralirwa birangirika ku buryo bukomeye cyane. Umuvugizi wa polisi ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda CP Kayigi Emmanuel yatangarije Network Empire ko iyi mpanuka yaturutse ku tiyo y'imyuka yacitse bituma igice cy'imyuka gicika cyari gitwaye inzoga nacyo gicika mo kabiri, inzoga zose yari ihetse zirangirika. CP Kayigi avuga ko nta wakomerekeye muri iyi mpanuka cyangwa ngo ahasige ubuzima, uretse inzoga zangiritse gusa. Nta muntu wakomeretse muba yari itwaye, yewe nta n'uwapfuye, ahubwo ibyangiritse nibyo yari ihetse gusa. Kugeza ubu ntiharamenyekana igihombo cyatewe n'iyi mpanuka kuri izo nzoga zangiritse kuko bakiri mu bikorwa byo kuzibarura. Abaturage baciye ahabereye iyi mpanuka abenshi bahise bigabiza amwe mu macupa yarimo inzoga batangira kwinywera, ariko inzego z'umutekano zihageze zatangiye kubakumira, batangira kubungabunga izisigaye, dore ko nta wundi muntu wongeye kuzangiza ubwo ubuyobozi bwahageraga. CP Kayigi avuga ko iyi mpanuka yabangamiye urujya n'uruza rw'ibindi binyabiziga kuko habanje ibikorwa byo gukura amacupa mu muhanda. Emmanuel kandi yakomeje avuga ko yatanze ubutumwa ku bantu batwara ibinyabiziga ko bakwiye kugenda neza mu muhanda bubahiriza amategeko y'umuhanda. CP Kayigi avuga ko mu bakangurambaga bukorwa na polisi y'u Rwanda bashishikariza abatwara ibinyabiziga kugenda neza, ko bagomba kuringanira cyangwa se kuringaniza umuvuduko bitewe n'imiterere y'umuhanda bagendamo, ndetse no kwitwararika buri gihe, cyane cyane igihe hari umuvuduko w'ibinyabiziga mu muhanda, ndetse bagasuzumisha ibinyabiziga byabo mbere yo kugenda cyangwa se mbere yo gukora urugendo. Yabivuze agira ati iyi modoka nubwo yari igiye i Musanze ariko ikaba yagize impanuka itaragerayo, ariko uyu mushoferi yaza kumenya ikibazo itiyo y'imodoka yifite ntabwo aba yagize izi mpanuka, kuko yari gushaka uburyo akora iyi modoka yari ifite iki kibazo cyangwa se atunganya ikibazo kirimo, agahaguruka bucyo nta kibazo imodoka ifite. Nuko rero atangira agira inama abashoferi cyangwa se abafite ibinyabiziga ko mbere y'uko bahaguruka bagomba kujya babanza basuzuma ibinyabiziga byabo, bakabishyira mu magaraje cyangwa se bakabikora ubundi buryo, ariko ibinyabiziga bigahaguruka bamanje kubicekinga ngo barebe ko nta kibazo bafite. Uyu mushoferi iyo aza kumenya ko itiyo y'imyuka ifite ikibazo
ntabwo aba yakoze impanuka. Niyo mpamvu dushishikariza abantu kwitwararika bakagenda mu binyabiziga bazi neza ko ari bizima nta kibazo bifite. CP Kayigi yasoje avuga ko polisi izakomeza gukora ubukangurambaga kugira ngo hirindwe impanuka zituruka ku binyabiziga biba byagiye mu mihanda batabanje gucekinga cyangwa se bitwarwa ku muvuduko munini ugasanga habaye impanuka zihitana abantu benshi. Yashoje ashishikariza buri muntu wese ufite ibinyabiziga kujya abanza yakora ubugenzuzi uko agiye gufata urugendo. Asoza anashimira abaturage bose babaye aho hafi gutabarira ku gihe, dore ko nyuma y'iminota mike usibye bari batangiye kwigabiza inzoga banywa bagotomera, ariko abandi bahageze bagatangira gukora ibikorwa by'ubutabazi. Turabashimiye kandi dushishikarije buri umwe wese gukanda subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bihora bibacaho 5 kuri 5. Murakoze cyane.